Ese ko abantu baranguye inzoga zituruka mu gihugu cya Kenya navuga ko batangiye kugira akanyamuneza, ako kanyamuneza baba bari kugaterwa n'iki? Ese bimeze bite? Kuko twavuga ko hari benshi cyane bari bararanguye cyangwa bamwe mu bari bafite amasitoke y'inzoga zakorewe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikaza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri bo kuko izi nzoga zaje kuba zicibwa ku isoko. Murabizi neza uburyo byatangiye avuga ko bahagaritse n'ubundi ikinyabutabire bakoreshaga izi nzoga cyavuga mu bihugu byo hanze, ariko mu guhagarika icyo kinyabutabire baje gusanga n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abagiraga batya bakakikorera rwose, akaba ariyo mpamvu bishobora kuba byarateye ikintu gikomeye cyane cyo gutuma izi nzoga aho kugira ngo abantu bazinywe nk'inzoga ahubwo barazinywaga nk'uburozi, ndetse benshi cyane zikagenda zibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Navuga ko hari andi makuru rero ari guturuka mu gihugu cya Kenya, ariko navuga nti ese mbere yuko twinjira muri aya makuru neza ari guturuka mu gihugu cya Kenya asesekara hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibi byatumye abantu benshi cyane bagira akanyamuneza gakomeye cyane, bavuga bati tugiye kuba twongera dusoma kuri Rikeri nyuma y'iminsi mike cyane yarishize rwose. Abantu benshi cyane bahiga icyuma hasi hejuru batitaye kuvuga ngo n'ubwoko, pfa kuba babonaga inzoga rwose bakavuga bati kira n'icyuma, bahitaga bagicakira bakaba barakikwambuye bakagira bati bakajya kukijugunya kubera ko bamaze kuba babona ububi bwabyo, ndetse n'ababinywaga muri rusange bose bamaze kuba babona ububi bw'izi nzoga. Ndakeka ko hari n'imyaka myinshi cyane yarishize hari bamwe bigize gukora inkuru bavuga ko izi nzoga hari ikibazo gikomeye cyane zaje kuba ziteza abantu, nk'urugero inzoga yitwa Kibamba. Murabizi ko niyo nzoga yabimburiye izindi zose bari kugenda bamena zari zitaraza, zari zikiri utwana duto cyane. Iyo nzoga abantu bigize kuba bayinywa, nyuma yo kuyinywa babiri, umwe yarapfuye, bari bayinywe ari babiri, undi ahita ahuma, bimuviramo n'ubumuga bukomeye cyane bwo kuba uyu munsi atakivuga. Iyo nzoga yaravuzwe, baravuga bati inzoga yitwa Kibamba yica abantu, ariko n'ubundi inzego zibishinzwe ntabwo zigize zibikurikirana icyo gihe. Ariko n'ubundi icyo gihe nibwo hahise hajyaho inkundura yo kwamamaza izi nzoga z'ibyuma, ugasanga bati inzoga ni inywe ngo ikongera akanyamuneza, ati inzoga ni ngiyi rwose imara inyota, ugasanga hari uburyo ziri kwamamazwa cyane kurenza ibindi bintu, kandi zikamamazwa n'abantu bari bakomeye cyane mu kijyanye no kuba bafite izina, ku buryo ikintu umuntu abwiye undi rwose ahita cyumva. Niba akubwira ati inzoga ni nziza, ugahita uvuga ati nanjye nk'umujene ngombe nyinywe, nibonye umusitari runaka yigira uko nguko naho uhita uvuga ati ngombe nyinywe. Rero icyo gihe rero murabizi ko cyabaye, ndetse izo nzoga zitangira kuba zigenda zinywebwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, barazinywa karahava, ukavuga bati aho kugira ngo nze kubanywa mitsingi cyangwa nuza Primus cyangwa Skol zingahe, turaza njye n'abasheni banjye turashaka inote ya 10 cyangwa ya 20, byanze bikunze yaza kuba itugeza aho dushugomba kugera nyine mu byishimo twumva tugomba kugeramo. Icyo gihe rero nibwo navuga ko ibintu byatangiye kugenda n'ubundi bihinduka, ariko ibintu biza guhinduka nyuma nanone ukundi. Ariko ubu hari hamaze kumenywa inzoga nyinshi cyane z'ibyuma, dore ko muri video zigiye zitandukanye nagiye mbonaga hari aho ngo bafashe ngo amakarito agera mu bihumbi n'ibihumbi, aho bamenye amacupa ibihumbi n'ibihumbi. Nkuko nabikubwiye nyine ntago babaga bitaye kuvuga ngo icyuma runaka ubwoko runaka. Murabizi ko haba inzoga zaturukaga hanze mu bihugu by'Ubuhinde, muri Kenya, muri Tanzania, mu Burundi, hano izakorerwaga hano mu Rwanda, izo zose zitaweho zirahagarikwa batitaye kuvuga ngo ibiki n'ibiki, kuko bari bamaze gusanga izo nzoga zose hari uburyo, hari n'abaguze brand cyangwa bari n'abajya bagira bityo, ugasanga baraziyitirira, ugasanga umuntu yamaze gushinga uruganda rw'inzoga, ugasanga ikorerwa muri Kenya, ni original yayo, ariko ugasanga mu Rwanda hari undi muntu wahise yikora uruganda rwe rutoya rwihariye, ku buryo yaba ari abo ngabo wenda bakora izo nzoga zemewe, yaba ari n'uyu nguyu wakoraga izi nzoga, ugasanga ntago baziranye wenda kuvuga ngo yaguze brand, ahubwo ugasanga ubwe yamaze kubagira ati yamaze kuba yishingira uruganda rw'inzoga, zikajya ku isoko zibwira ko zaturutse hanze cyangwa handi, ariko zagize zite zakorewe inahangaha. Ibyo ni ibintu byagiye bibona, mwabonye abaganga batawe muri yombi buvuga ko ngo wasangaga umuntu afite agafarumasi kari hariya rwose, yarangiza akahita agira atya, agahita ashinga n'uburyo agomba kuzajya akora izi za ethanol zikorwamo izi nzoga z'ibyuma. Abo ngabo ejo bundi polisi yaje kuba igenda iberekana.
urumva ko rero byari byamaze kuba business ikomeye cyane ku buryo kuba bigarura ari ibintu byari kuba bigira bite, ari ibintu byari kuba biza kuba bigorana cyane ku rwego rwo hejuru, ukavuga ati wenda inzoga byagenze uku, ese yakorewe he, gutyo gutyo. Abantu baravuga bakayibona, akavuga asanga inzoga yitwa Maguma, ugasanga yitwa ntuza yitwa Ghost, ampaye ukavuga ati umuntu nangwa inzoga yitwa Ghost cyangwa Maguma cyangwa Ingwe, wenda rasanga nyine ugasanga hari amazina abateye ubwoba. Abantu bagiye bakoresha mu ihangane wenda kuba nkoresheje brand, ariko ntago ari ngewe wazivuze, izo brand nyine zagiye zitangazwa, nyine ugasanga izo ni brand wenda mvuze zifite amazina akomeye cyane, wenda twagiye twumva, ugasanga abantu benshi cyane ntago bari baziza, ariko ugasanga ni inzoga nyine zifite amazina akaze, niko navuga. Noneho bigenda uko nguko zijyaho ziramenywa, ariko ubu ngubu hari andi makuru ari kuva mu gihugu cya Kenya, ari nayo tugiye kuba tugarukaho, yatumye abantu benshi cyane bahita batangira kwibaza bati ese haba hari uburyo akuma kagiye kugaruka ku isoko tukaba twakanywa, dore ko hari abari bafite amasitoke yazo. Nabonye hari n'umuntu wagize atya arangije umukarani ajya kwaka kuma ahantu, noneho agiye kwaka kuma, agezeyo arababwira ati mu makuma ko kunywa, bakamwimya, ahita ahamagara polisi, arababwira ati ahangaha harimo amakarito n'udukarito, ahubwo muze mugire mute, muze mubafate, dore bananyimye. Ako ngako rero ubwo aho baje ko basangamo amakarito menshi cyane, menshi ariko ku rwego rwo hejuru cyane. Barangije gire bate bahita bazifata, urumva ko ntago zemewe, nyine bahise bazibambura, baravuga bati ugende, urabona ukuntu mwarunze weshya abantu. Barimo abantu rwose, ngo hari n'umuntu nabonye ahantu ejo bundi twakoze ikiganiro, mbona yanditse muri comment ngo nyamara izi nzoga basigaye bazigira batyo, ngo bakazikoramo ngo umusemburo, ngo niba ari uw'amandazi, niba ari ibiki, amahanga bavuga ntise ibi ni ikira. Urumva nyine ni uburyo abantu bagenda biga manyanga agiye atandukanye kugira ngo baze kuba babona uburyo baza kuba bacuruza nyine izi nzoga, bakazicuruza ku bantu bagiye batandukanye, ariko zaramaze kugira zaramaze gucibwa. Mujye mubona abantu bavuga bati ubunguba akangaka ndi kunywa niko nayo narabitse, akangaka ndi kunywa, nyine ugasanga ariko ukabona ko zikiri ku isoko, ariko leta nayo yabikugize ite, yabyitayeho. Rero wenda reka twigarukiye ku itangazo ryaturutse mu gihugu cya Kenya, ariko nanone ryatumye abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda batangira kugenda bibaza, ese koko birashoboka ko akuma gaturuka muri Kenya kari buze gukomeza gacuruzwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa hari n'izindi nganda zigiye zitandukanye nazo ziri buze kuba ziri bwihurize hamwe no mu Rwanda, bagapima bakareba koko niba izo nganda zujuje ibisabwa ko izo nzoga zishobora kuba zagira zaguma ku isoko. Hari ikigo cyo muri Kenya gishinzwe ubuziranenge n'undi bakita KBS, cyatangaje ko inzoga 5 zo muri Kenya ziherutse guhagarikwa by'agateganyo mu Rwanda, zakorewe igenzura rikomeye, ririmo ibizamini bya laboratoire n'igenzura ry'inganda n'ibicuruzwa ku isoko. Ibyavuye muri iri genzura rero byagaragaje ko zujuje ibipimo by'ubuziranenge n'umutekano bya Kenya, ndetse n'iby'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Hari inzoga zigiye zitandukanye rero zari zaje kuba zigenda zihagarikwa zo muri Kenya, bari bahagaritse mu yego ni ubwoko butanu bwari bwahagaritswe, ariko ngewe meruka ari bune. Izi nzoga rero zaje kuba zihagarikwa, abantu benshi cyane baravuga bati ese biraza kuba bigenda bite ibyo byose rero, ariko kuba hari zahagaritswe ndetse nyuma yo guhagarikwa uyu munsi akaba ari itangazo rigize ritya rigasohoka riturutse mu gihugu cya Kenya. Abantu benshi cyane batangiye kwibwira ko biri buze kurangira nyine u Rwanda rugize ruvuze buruti wenda izi nzoga zize kuba zize kuba zicuruzwa ku isoko ryo mu Rwanda twasanze zemewe. Ahangaha iyi KBS yo mu gihugu cya Kenya yapimye ubuziranenge. Ubwo rero mu Rwanda bo ntango barabenda baravuga bati reka tuze tubereke ibisubizo wenda twebwe twakuye muri ibi binyobwa bituruka aho ngaho mu gihugu cya Kenya, tubereke noneho duhurize hamwe. Nitumara guhuriza hamwe turebe koko ese izi nzoga zishobora kuba zakomeza gucuruzwa mu gihugu cy'u Rwanda, ese biraza kuba bigenda bitugasanga nyine ibihugu byombi bishobora kuba byaganira, ugasanga niba koko iki KBS yo muri Kenya ubwo ni nka Rwanda FDA yo mu Rwanda, ubwo bagahuriza hamwe bakareba koko niba zakomeza gucuruzwa, cyangwa bagasanga wenda iyo KBS yaje kuba ipima isanga ntago ibyo bintu bigize bite, ntago ibyo binyobwa wenda bapimye basanga ibyo binyobwa ntago bimeze neza
byabo wenda agashyiramo akantu k'inyoroshyo, dore ko twagiye tubona mu gihugu cy'u Rwanda hari abagiye bakurikiranwa bakoraga n'ubundi muri ibi bigo bishinzwe gukora ubugenzuzi, ugasanga bati uriya wasanga yari yararika bitugukwaha. Ibyo ngibyo bikagira bite bigakomeza kugenda biriho n'impungenge zikomeye cyane, bavuga bati ese muri Kenya nabo haramutse harimo bamwe bakoresha uburyo bwose kugira ngo baze kuba bahagarara ku nganda zabo, kuko urumva ntago aha muri Kenya bashobora kuba bapima ngo bavuge ngo twasanze wenda ibinyobwa muri Kenya hano twasanze koko bifite ikibazo gikomeye cyane. Iryo jambo ndakeka ko ritari kuba risohoka muri iri rusuzuma n'ubundi, niba hano muri Kenya ugasanga wenda izo nzoga n'iz'abantu bakomeye, icyo gihe bishobora kugorana ko ibisubizo biri butangwe bize kuba ari ukuri, kuko aramutse bavuze ko zari zituje ubuziranenge n'abanyakenya tayari barahita bazivaho n'ahandi ayo masoko yarari bose bagahita bagira bati bagahita bazikura ku isoko. Icyo gihe navuga ko rero iki gisubizo ntabwo ari cyo gisubizo twashingiraho ngo tuvuge ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu bagiye kongera bagire bate basubire ku karikeri bakamwe kava muri Kenya. Urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane, niba mu Rwanda twarasanze hari bamwe nyine n'ubundi bakoraga mu nzego z'ubugenzuzi ugasanga bagize bate bari utuntu, ariko kugira ngo ibi binyobwa bize kuba bigira bite bize kuba bigira, ariko ibyo ngibyo kuvuga ngo bari utuntu ni biri kugenda bivugwa kuri ino mihanda. Wenda no kuba kumwe umuntu ashobora kuba akurikiranyweho ikintu ariko ataragihamwa, urumva ko hari ku byagiye bivugwa murabizi. Aha rero muri Kenya iyi KBS yabo iramutse igize ukunguka igatangaza ikavuga ati ibinyobwa byacu ntabwo byabyemewe, urumva ko direct ibihugu byose bijyamo izi nzoga zahita zihagarara. Ibinyobwa byose byavaga muri Kenya bishobora kutazongera kugira igihugu bindi bijyamo usibye n'u Rwanda. Urumva rero iri suzuma ntabwo ari ryo twashingiraho tuvuge ko Kenya iri buganire n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo izi nzoga zabo zize kuba zigaruka hano ku isoko ry'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo ni ibintu bigize bite, ni ibintu bishoboka ariko nanone bidashoboka ku rundi ruhande. Aho ngaho niko nababwira, kuko urumva ikigo cyapimye ni icyo muri Kenya gitangaza ibisubizo, kandi cyari kimaze igihe cyohereza ibicuruzwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho rero ntabwo ari cyo twashingiraho, ariko reka turebe inzego zibishinzwe zo ziraza kuba zibigenza zite, baraza kubyigaho ubwabo nyine bapime babereke bati dore ibisubizo byanyu nk'ibi by'ibinyobwa byabyo. Nanjye nahita mvuga nti reka dusoreze ahangaha rero ibiganiro byacu mubizi ko ari akagaruka tugomba kubigezaho amasaha yose uko ari 24 aha bitewe n'amakuru agiye yagezweho nyine uburyo agenda aza tugomba guhita tuyabagezaho kugira ngo muze kugenda muyasobanukirwa. Rero murakoze cyane rero ngiye gutegura iki kiganiro nkanakibagezaho ndi turu mukomeze kugenda mudushyikira mukora cya gikorwa gikomeye cyane no kujya ho munsi n'ubundi mugakanda kuri subscribe, ubundi mukajya muri comment mukandika igitekerezo cyanyu nyuma yo kumva ikiganiro, ikindi mukajya wanditse like mukayikanda, ubundi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane mugakora na share. Mugire ibihe byiza.